tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Ferdinand McG ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twabonye ko Imana yanga ibyaha ari nacyo cyatumye irimbura Sodoma na Gomora, ariko igakiza Loti n'umuryango we kuko batigeze bifatanya n'abaturage bo muri iyo migi. None rero nk'uko nabikwemereye uyu munsi, ndaza kukubwira ku nkuru yo kuvuka kwa Isaka, aho tuza kubona ko uyu mwana wa Aburahamu yahanuraga kuza kwa Kristo mu isi no gucungura isi. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze, Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranyije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyara umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Itangiriro 21 umurongo wa mbere kugera ku wa 2. Ukwiye gusobanukirwa cyane ko hari isano rikomeye cyangwa ritangaje hagati yo kuvuka kwa Isaka no kuvuka kwa Yesu. Ndizera ko ivuka rya Isaka ryabayeho ku bwacu kugira ngo abatuye isi bose bamenye ukuri, kandi yari inzira ya Yesu. Isaka yavutse mu gihe nyacyo Imana yari yaravuze, kandi Pawulo yagize ati, maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko. Abagalatiya 4:4. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse, uko Imana yamutegetse. Aburahamu yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati, Imana iransekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Ati, ninde uba yarabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana, ko mubyariye umuhungu nshaje? Itangiriro 21 umurongo wa 3 kugera kuri 7. Aha harimo ukuri dukwiriye kwizera ndetse tukanakugenderaho. Icyambere, kuvuka kwa Isaka kwabaye igitangaza, bitandukanye no kuvuka bisanzwe. Mu bice 4 by'Abaroma, Pawulo yaranditse ati, Aburahamu abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka 100 avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuracogora. Abaroma 4:19. Nyuma y'ibimaze gupfa, Imana itanga ubuzima bushya. Haleluya! Nyuma y'igihe udatekereza Imana ko hari icyaba kigikoretse, aho niho Imana ikora. Haleluya! Uku ni ukuvuka kw'igitangaza. Dukwiye kwibaza impamvu Imana itatumye Yesu mu isi ngo aze nk'ikindi kiremwa kidasanzwe. Nuko yari yaramaze gutegura imitima yacu kuva kera, mu gihe habagaho ivuka ridasanzwe rya Isaka. Tubona rero ko bose bavutse mu buryo bw'igitangaza. Ikindi tubona kandi nuko Imana yashakaga kongera kwiyereka bundi bushya ndetse no gukomeza Sara na Aburahamu ibicishije muri ubu buryo budasanzwe bwo kuvuka kwa Isaka. Aburahamu na Sara basobanukiwe ko bo ubwabo ntacyo bakwimarira, kuko bitashobokaga ko babona umwana nubwo bari kuba barize cyane cyangwa bakize cyane, ndetse yewe bafite n'inshuti nyinshi. Ariko Imana yakoze ibikomeye nubwo Aburahamu yari amaze kugira imyaka 100, Sara nawe afite imyaka 90. Mu magambo make, kuvuka kwa Isaka nta muntu wari witeze ko kwabaho, kandi nta n'umwana w'umuntu wari kugira icyo abikoraho kugira ngo bibeho. Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho, ararika abantu benshi arabagaburira. Itangiriro 21 umurongo wa 8. Uyu mugabo muto rero ku munsi wa mbere we wo kuvuka yahise ahabwa amashereka. Ariko noneho umunsi wo gucuka wari ugeze. Buri kintu cyose ni isomo kuri twe. Mu gihe umubyeyi afashe inkongoro y'umwana ari guha umwana amata
baryamye cyangwa arimo kumwosa, buri gice cyose cyo ku mubiri w'umwana kirakora. Azamura utuguru akadushyira hejuru, utuboko natwo akadushyira hejuru, hanyuma agatera akajwi ke hejuru. Akenshi aba ashaka gufata ya nkongoro ari kunyweramo, cyangwa ashaka gusingira ibere rya nyina. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 2:2 haravuga ngo, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Ni byiza cyane kandi birashimishije kuba umukristo ufite apeti nk'iyo abantu bagirira amata ya hano mu isi. Gusa iminsi iraje aho abizera bazakenera gukura mu buryo bwihuse. Ibyo wabisanga muri Zaburi ya 23 no muri Yohana igice cya 14. Mbega uburyo ari iby'agahebuzo! Nimugerageze mugire inyota yo gusoma ijambo ry'Imana, kuko niryo rizababatura kandi rikabakuza. Umva inama Imana itugira mu Baheburayo ibice 5:13-14. Kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni aba bakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Ngaho nshuti yanjye, kura mu by'umwuka maze ucuke uve ku mata. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi uwo yabyaranye na Aburahamu abaseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati, senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Itangiriro ibice 21:9-10. Aha rero dutangiye kubona imiterere n'imico bya Ishumayeli. Turebye mu bice byo hejuru tubona ari umuhungu mwiza w'umutima, ndetse twagereranya ko yari nk'akanyange. Ariko noneho nyuma y'uko habonetse undi mwana muri uyu muryango, nibwo dutangiye kubona uwo ari we by'ukuri. Mu rundi ruhande, iyo nkuru itwereka ukuntu bamwe mu bakristo bafite kamere ebyiri. Kuva igihe wakirijwe uracyafite kamere za kera muri wowe, kandi izo kamere uracyayoborwa nazo, uracyakora ibyo wishakira. Byabaye nk'indirimbo, kukora ibyo kamere irarikira. Ibyo kamere yawe ikora ntabwo ari ibintu byiza, ariko iyo wavutse ubwa kabiri wakira ubugingo bushya, ugahinduka rwose. Kandi umaze kwakira kamere nshya, nibwo intambara ahantu hose zivuka. Pawulo yanditse mu bice 7 by'Abaroma avuga ku rugamba rwa kamere ya kera na kamere nshya. Yagize ati, kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Abaroma ibice 7:19. Ngibyo ibyo kamere nshya ariyo kamere y'umwuka yanga, naho kamere ya kera ariyo kamere mbi ikunda nyine ikibi. Kandi iyi kamere mbi iratuganza igihe kinini. Igihe ni iki rero cyo gufata umwanzuro kuri wowe, ugakora igikwiye, ugahitamo kamere ukwiye kubana nayo. Ukwiye kumaramaza kuba muri iyi nzira y'Uwiteka. Ukwiye kwemerera umwuka wera akaba muri wowe, akakubera umuyobozi. Icyo gihe umwuka nakuyobora, bizakorohera kuba mu nzira y'umucyo ndetse no mu buzima bw'ukuri. Abana b'Imana ntabwo bajya biyoberanya cyangwa ngo bajarajare. Umwana w'umuja akwiye gusendwa, nk'uko tubibona hano muri iki gitabo cy'Itangiriro, ukuntu umwana ukomoka ku mucakara Hagari yasenzwe cyangwa bamwirukanye. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Itangiriro 21:11. Nyuma y'ibyo havutse ishyari. Ishumayeli yari umwana wa Aburahamu kimwe na Isaka. Isaka nibwo akivuka, nta kintu na kimwe aramenya kubimwerekeye. Naho Ishumayeli we amaze imyaka myinshi ariho. Aha yari amaze kugira imyaka 10, kandi Aburahamu yaramukundaga cyane. Ni ikibazo gikomeye mu gihe bibaye ngombwa ko Aburahamu amwirukana. Reka nongere ngaruka inyuma ku byo twavuze kare. Imana ntiyishimiye namba ibintu Aburahamu na Sara bari bakoze. Nuko rero
Imana ntiyari yarigeze yemera Ishimayeli kuko yari umwana wo mu cyaha. Imana rero ntishobora kwemera ibintu bivuye mu cyaha. Birumvikana ko ibi byakomerekeje Aburahamu cyane, ariko nta kundi yari kubigenza. Yubahirije itegeko, aramusenda. Sara yanze ko bombi bagumana hariya mu rugo, yitwaje ko ngo Hagari na Ishimayeli bamusetse. Nk'abantu twizeye, ntibikwiye ko tuba mu buzima budasobanutse ngo tube dufite kamere ebyiri tubana nazo. Ukwiye gufata icyemezo ugahinduka. Yakobo yaranditse ati, kuko umuntu w'imitima ibiri amanuka mu nzira ze zose. Yakobo igice cya 1:8. Iki ni cyo giteje abakristo b'iki gihe umutekano muke mu by'agakiza, cyangwa gutuma batagira aho babarizwa. Usanga bakomeza kujarajara mu matorero atandukanye. Mu buryo bw'umwuka bararwaye. Nshuti yanjye, nugerageza kubikora byombi ntuzabishobora, kuko umucyo n'umwijima ntibibana. Kirazira. Kuko rero umucyo n'umwijima bidashobora kubana. Kimwe iyo kije, ikindi kiragenda. Ntabwo rero wabiberamo icyarimwe. Sinzi icyo uzahitamo kugenderamo, niba ari umucyo cyangwa umwijima. Mbese uzakomeza kuba mu ngeso z'umwijima za kamere ya kera, cyangwa ukwiye gufata icyemezo ukiyegurira ingeso z'umucyo, ukagira kamere nshya uhindutse rwose? Icyo ni cyo ukwiye kwibazaho ubwawe wenyine, hanyuma ugatanga igisubizo mu mutima wawe. Abaroma ibice 6:12-13 baravuga ngo, noneho nimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuki, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Pawulo yaravuze mu Baroma ibice 8:3-4 ati, iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Mwuka Wera w'Imana yarabishoboye. Amategeko yagerageje guhindura kamere mbi y'umuntu arananirwa, kuko gukizwa bidatangwa n'amategeko, ariko Mwuka Wera w'Imana ashobora guhindura kamere mbi y'umuntu akamugira icyaremwe gishya. Ibyo ni byo amategeko adatanga. Imiterere ya Ishimayeli umuhungu wa Hagari yari itangiye kugaragara. Iyo niyo mico tugenda tubona yigaragaza mu ishyanga ry'Imana, ubundi rigatangira gucikamo ibice, kandi ryari ishyanga rimwe, bari abavandimwe. Uko niko kuri tugenda tubona mu matorero ya kino gihe. Ivuka rya Isaka ridushushanyiriza ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Imana ntiyari kwihindura umuntu ngo ize ku isi mu buryo butunguranye. Yari yarabanje kudutegura mu buryo bw'ivuka rya Isaka, wavutse mu buryo budasanzwe. Kimwe na Yohani umubatiza ndetse na Samusoni, bose bagiye bavuka mu buryo bw'ibitangaza. Ndifuza ko wita cyane kuri iri sano rifatika riri hagati y'ivuka rya Isaka n'ivuka rya Yesu Kristo. Icyambere, ivuka rya Isaka n'irya Yesu byombi byari amasezerano. Mu gihe Imana yahamagaraga Aburahamu imubwira ngo ave mu gihugu cy'iwabo ajye mu gihugu izamwereka, hari hashize imyaka 20. Imana iramusezeranya iti, wowe na Sara nzabaha umwana w'umuhungu. None imyaka 20 irashize, Uwiteka asohoje isezerano. Imana kandi yabwiye ubwoko bwa Isirayeli iti, umwari azasama inda, hanyuma abyara umuhungu. Igihe kigeze Yesu avukira i Betelehemu, nk'uko abahanuzi bari barahanuye. Ivuka rya Isaka na Yesu, ivuka ry'abo bombi rero ryari isezerano. Icya kabiri, mu gihe cyo kuvuka kwa Isaka na Yesu hagiye hacamo igihe kirekire ndetse n'ibikorwa byinshi hagati y'isezerano ndetse no gusohora kwaryo. Tubona ko hagati y'igihe Imana yasezeraniye Aburahamu ko azabyara Isaka haciyemo imyaka 25 kugira ngo Isaka avuke. Naho Yesu we haciyemo ibisekuruza byinshi cyane. Urugero, Imana yari yasezeranye ko azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi, ariko hagati ya Dawidi n'ivuka rya Yesu harimo imyaka 1000. Ngira ngo urumva ko uku kuvuka kw'aba bombi
hari aho bihurira. Icya gatatu, bombi Isaka na Yesu bahawe amazina mbere y'uko bavuka. Aburahamu na Sara babwiwe ko bazabyara umwana w'umuhungu kandi ko bazamwita Isaka. No mu ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo tubona ko yari yaramaze guhabwa izina mbere yo kuvuka kwe. Marayika yabwiye Yozefu ati, mwe muzamwita Yesu, niwe uzakiza ubwoko bwe ibyaha. Matayo igice cya mbere umurongo wa 21. Icya gatanu, bombi bavutse igihe cy'Imana kigeze. Ku murongo wa 2 w'iki gice cya 21 haravuga ngo, ku gihe Imana yababwiye, Sara abyara Isaka. Naho ku byerekeye kuvuka kwa Yesu, reka turebe uko Pawulo yavuze. Yagize ati, maze igihe gikwiye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko. Abagalatiya ibice 4 umurongo wa 4. Icya gatandatu, bombi bavutse mu buryo bw'igitangaza. Kuvuka kwa Isaka kwabaye igitangaza, naho kuvuka kwa Yesu Kristo umwami wacu kwabaye igitangaza gikomeye. Nta mwana w'umuntu n'umwe wigeze avuka atyo. Icya karindwi, aba bahungu bombi bateje ibyishimo bidasanzwe ababyeyi babo. Twasomye ngo Aburahamu yita umwana we wavutse Sara amaze gucura Isaka, rivuga uwasetse. Iri zina yahaye umuhungu we. Tugarutse inyuma mu gihe Imana yabasezeranyaga, Sara yarasetse kuko yari yishimye. Naho ku mwami wacu Yesu, ijwi ryavugiye mu ijuru riti, uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Matayo ibice 3 umurongo wa 17. Bombi bari bishimiwe n'ababyeyi babo cyane. Icya munani, bombi kandi bumviraga ababyeyi babo, yewe ndetse kugera mu rupfu rwabo. Mu gice cya 22 tuzabonamo ukuntu Isaka yumviye se agiye kumutambaho igitambo, kandi ntabwo yari umwana muto w'imyaka 8 cyangwa 9. Isaka icyo gihe yari mu gihe cy'imyaka 33, ndetse kugeza n'igihe Aburahamu ajya no kumusogota ngo amutambeho igitambo, Isaka yakomeje kugaragaza kumvira. Ibyo ni ukuri ku byabaye kuri Isaka, kandi bisa neza n'ibyabaye ku mwami wacu Yesu. Hari isano rikomeye cyane ndetse rihambaye mu ivuka ndetse n'imibereho ya Isaka na Yesu Kristo. Icya munani, ari nacyo cya nyuma, ni uko kuvuka gutangaje kwa Isaka ari ishusho yo kuzuka kwa Yesu. Reka twiteho cyane aya magambo Pawulo yanditse kuri Aburahamu ati, kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuracogora. Abaroma ibice 4 umurongo wa 19. Nyuma y'urupfu yongeye kubaho, kandi uko niko kuzuka. Pawulo nyuma yo gushimangira ibi, yahise avuga no ku mwami wacu Yesu Kristo ati, watangiwe ibicumuro byacu, akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Abaroma ibice 4 umurongo wa 25. Mu buzima cyangwa mu mibereho ya Isaka tubonamo byinshi ahuriyeho na Yesu Kristo. Noneho tugiye kureba ukuntu Imana y'ubugwaneza yagiranye isezerano na Aburahamu ndetse na Hagari n'umuhungu we Ishimayeli. Imana ibwira Aburahamu iti, we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe. Ibyo Sara akubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa. Itangiriro ibice 21 umurongo wa 12. Aho Imana yagaragarije neza Aburahamu ko adakwiye gufata Ishimayeli nk'aho ari we mwana w'isezerano, kandi umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko, kuko ari urubyaro rwawe. Itangiriro 21 umurongo wa 13. Imana yaravuze iti, uwo mu rubyaro rwawe nawe nzamugira ubwoko, kuko agukomokaho. Kandi nk'uko yabivuze, Ishimayeli yamugize ubwoko bukomeye nawe. Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha uwo mwana, aramusenda, avayo
azerera mu butayu bw'i Berisheba. Yamvumbishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho. Aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati, ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru, ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati, ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka, byutsa umuhungu, umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba, aramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi. Aba mu butayu bw'i Parani. Nyina amusabira umunyegiputakazi. Itangirira ibice 21 umurongo wa 14 kugera kuri 21. Aho ibi byanditswe bitwereka gato ku buzima bwa Ishumayeli. Ntibamuvugaho byinshi, gusa Abarabu bahariya mu butayu bwo muri Palestine niwe bakomokaho. Muri iyo minsi Abimeleki na Fikoli, umutware w'ingabo ze, babwira Aburahamu bati, Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Nuko rero undahira Imana kutazandiganya cyangwa umwana wanjye cyangwa umwuzukuru wanjye, ahubwo ineza nakugiriye ko uzayinyitura njyewe n'igihugu wasuhukiyemo. Itangiriro 21 umurongo wa 22 kugera ku murongo wa 23. Mu bigaragara Abimeleki yashakaga kugirana umubano n'uyu mugabo Aburahamu, kandi baje kuba inshuti cyane ku bw'iki kintu Abimeleki yari akoze. Nuko basezeranira i Berisheba. Abimeleki ahagurukana na Fikoli umutware w'ingabo ze, basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Aburahamu atera igiti cyitwa umweshiri i Berisheba, yambarizayo izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Itangiriro 21 umurongo wa 32 kugera ku murongo wa 33. Aburahamu yagendanaga n'izina ry'Uwiteka aho yajyaga hose. Aburahamu amara iminsi myinshi asuhukiye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Itangiriro ibice 21 umurongo wa 34. Twarabivuze ko Aburahamu igihe cyose yahoraga ari umunyamahanga, kandi agahora yimuka muri iki gihugu Imana yari yaramusezeranyije. Ibyo nibyo byamuranze. Reka dusenge. Mana nziza, ukomeze kuduha kuguma mu isezerano ryawe. Twizere ko ibyo wavuze ku buzima bwacu uzabisohoza. Ndagushimiye kuko ufite amasezerano menshi kuri twe, kandi ayo masezerano yose ni meza. Uhabwe icyubahiro Mana, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Mubyeyi unteze amatwi, ese Imana igusabye gutanga umwana wawe nk'igitambo imbere yayo, wabyemera? Musore nawe nkumi, Imana ikubwiye ngo uyihe ya modoka cyangwa ikindi kintu wumva ukunze cyane, wabyemera? Ndabizi ko bitakorohera, ariko Imana yabwiye Aburahamu gutanga umwana we w'ikinege Isaka. Uzi uko byagenze se? Ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha, nzabikubwira rwose. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email umucyo fm@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.